Burkina Faso. Izina PLO Lumumba byamenyekanye cyane kubera imbwirwaruhame yagiye avuga mu bihe bitandukanye, aho yagiye akoresha amagambo akomeye mu kugaruka ku mpamvu Afurika idatera imbere ndetse no kubitagenda neza hariya mu gihugu cye cya Kenya. Anazwiho ariko gukoresha icyongereza kidapfa kumvuga n'uwo ari we wese. Nawe ubwe yarabihamije ubwo yatsindwaga urubanza komisiyo y'amatora yari yarezwemo na Raila Odinga wasabaga ko amatora asubirwamo muri 2017. Icyo gihe yahamije ko yatsinzwe kubera icyongereza gihambaye yakoresheje, ndetse ahamya ko iyo Shakespeare aza kuba ari umucamanza ngo nta rubanza na rumwe ari kuzajya atsindwa kubera ko yabasha kumva ibyo avuga. Shakespeare afatwa nk'umubyeyi ururimi rw'icyongereza. Hari rero abakunzi b'inzu y'ibitabo batandukanye bagiye bifuza ko nagaruka kuri uyu mugabo. Reka uyu munsi turebere hamwe amwe mu magambo yahindura ubuzima yagiye avuga muri iki gice. Igeze kuvuga ngo Afurika yahuye n'ibibazo bikomeye, ariko icyayikomye mu nkokora ni abayobozi babi bigabamo ibice bakirirwa bahangana, bamwe bahiga abandi bapfa ubutegetsi, birirwa mu bibazo byabo, iterambere ry'umuturage rikahadindirira, ibigenewe abaturage bikagurishwa, ari naho abaturage bahura n'ibibazo by'ubuzima, uburezi, kubona imirimo n'ibindi bitandukanye. Uyu mugabo yaranavuze ngo kugira ngo ibihugu byacu bigere mu bushorishori bigomba gufasha umwana w'umukobwa kwiga. Ntabwo ari ubuswa kuvuga ko umugore ari umunyembaraga. Kuri we iyo uhaye umugore imbaraga uba uhaye igihugu ubuzima. Nigeze kubigisha isomo rivuga ko umugore ari ubuzima kandi umugore ari umwimerere kuruta umugabo. Si no ku bantu gusa, no ku bindi binyabuzima, inyamaswa, amatungo, ibimera, uzasanga ibinyagazi cyangwa se ibigore ari byo biba ari umwimerere kuruta ibigabo. Nabahaye urugero ku biti. Wari uzi ko buri rubuto rugira nyina? Mbivuze mu buryo bwumvikana neza, buri rugemwe rugira nyina. Nimvuga nyina wumve icyatanze ubuzima. Hari ubushakashatsi bwakorewe mu Bwongereza bwagaragaje ko iyo urugemwe rw'igiti runaka rutewe hafi ya nyina, hafi y'icyaruhaye ubuzima, rukura vuba ndetse rukabumbura vuba kurusha urugemwe rutewe mu butaka buri kure y'icyaruhaye ubuzima. Noneho iyo urubuto cyangwa urugemwe rutewe mu butaka ariko nyina w'urwo rugemwe akangizwa, wenda agatemwa cyangwa se akarimburwa, bitwara igihe kinini cyane kugira ngo urwo rubuto rubumbure cyangwa urwo rugemwe rukure. Kuba icyahaye ubuzima urugemwe cyangwa se urubuto kiri hafi hari icyo bifasha cyane mu mikurire y'urubuto cyangwa se urugemwe. Mu bijyanye n'umwimerere, ibigore, ibinyagazi nibyo biba bifite umwimerere uhambaye kurusha ibigabo. Mu gikorwa cyose gitanga ubuzima, ibigore nibyo bibigiramo uruhare runini. N'ubuzima bw'igihugu icyo ari cyo cyose rero buba buri mu biganza by'umugore. Iyo umugore ahawe ijambo, iyo umugore ahawe imbaraga, nta kabuza igihugu kigira ubuzima. Ni umutegetsi nyawe kandi w'umunyabwenge unareba kure, uriya uha imbaraga umugore, kubera ko umugore ni umutima w'igihugu, umugabo akaba umutwe wacyo. Uzanabirebere no ku rugo, umugore ni umutima w'urugo, umugabo akaba umutwe warwo. Umutwe rero ntabwo wagira ubuzima mu gihe nta mutima. Guha imbaraga umutima rero nibyo biha ubuzima umutwe. PLO Lumumba yavuze ko sosiyete itita ku burezi bw'umwana w'umukobwa iba yubaka ku musenyi. Igeze no kuvuga ngo duhomba byinshi kubwo kutagerageza kurusha ibyo duhomba kubwo kugerageza. Ibyo ni nkunda kubabwira ngo gerageza utsindwe, ntugatsindwe kugerageza. Burya nusubiza amaso inyuma uzasanga ibintu wicuza cyane kurusha ibindi ari bya bindi watekereje ariko ntukore, kurusha uko wicuza ibyo wakoze kabone nubwo bitagenze neza nk'uko wabyifuzaga. Nta mpamvu n'imwe rero utagerageza
kubera ko nyuma y'igihe uzasanga wicuza ibyo utagerageje kuruta uko wicuza ibyo wagerageje. Uyu mugabo yaravuze ngo urebye ikarita ya Afurika byagorana kubonamo ibihugu bifite amahoro. Icyo gihe yatangaga ingero z'ahabaga hatari amahoro. Ati reba muri Mauritania hariyo amahoro, muri Gabo wayabona, muri Kameruni wahabona amahoro, muri Sudani y'Epfo wahabona amahoro, muri Somalia wahabona amahoro, ijya muri DRC wahabona amahoro. Arangije aravuga ati ariko gera i Kigali mu Rwanda, igihugu gihana imbibi na Kongo, urebe amahoro ariyo. Ntiwashaka amahoro utagendeye ku byifuzo by'abaturage. Uyu mugabo yaravuze ngo ntugasabe ko Imana igukorera ibyo ushoboye kwikorera wowe ubwawe. Nta mpamvu yo kwikoreza Imana imitwaro nawe ubwawe washobora. Twige gusenga neza. Amasengesho atagira ibikorwa ni imigenzo gusa. Yabishimangiye neza avuga ngo kwizera kose wagira kugomba guherekezwa n'ibikorwa. Senga unakora. Yaravuze ngo muzi igihugu cyahoze ari Swaziland ubu cyiswe Eswatini, bafite ururimi rwabo kavukire. Iyo winjiyeyo uvuga ibyongereza ushobora guhura n'ibibazo. Ururimi rwabo barufata nk'inzozi zabo, barukomeyeho cyane. Yaranavuze ngo ni amahano kuba ubushobozi bw'umuntu bupimirwa ku bwoko aturukamo aho kuba ibiri mu bwonko bwe. Aranavuga ngo ibyago bya Afurika nuko abanyafurika barajwe ishinga no gutagatifuza ibisambo ndetse no kwangiza imitima y'abatagatifu bayo. Aranavuga ngo igihe cyose tugomba kuzirikana ko ibihugu byacu byorohereye cyane nk'amagi. Ni ngombwa kwigengesera cyane mu kubibungabunga. Yaranavuze ngo tuba mu gihugu aho abakobwa bacu bageze mu bwangavu batabasha kubona impapuro z'isuku ziriya za pads, ariko nyamara abagabo n'abagore bari mu myanya y'ubuyobozi bafite iPads batazi nuko zikoreshwa. Lumumba yaravuze ngo buri gihe dutegereza ko umuzungu ashyira akadomo ku gahanga ka Rupita Nyongo kugira ngo tumwizihize. Kuki dutegereza ko umuzungu yemera umuntu w'iwacu tukaba ari bwo twemera ko arenze? Ni igihe cyo guha agaciro abantu bacu. Kubera iki tubanza gutegereza uburenganzira bw'umuzungu ngo tubone kwemera ko abantu bacu nabo ari ibihangange? Yaranavuze ngo iyo umubu umaze kukuruma ntuwuhiga ukoresheje inyundo. Hari undi wavuze ko igikoresho cyonyine ufite iyo ari inyundo ukeka ko buri kibazo cyose ari umusumari. Ntabwo ari ko buri kibazo cyose ari umusumari. Si ngombwa gukoresha inyundo mu gukemura ibibazo byose. Hari ibibazo biba bikeneye gukoresha intoki gusa ngo bikemuke. Urugero, niba ihwa ryinjiye mu kirenge si ngombwa kwifashisha inyundo. Intoki zonyine zirahagije. Niba unyagiwe n'imvura si ngombwa inyundo. Umutaka wonyine urahagije. Hari ibintu bikemurwa n'ibiganiro gusa. Ntabwo ari ngombwa ko buri gihe uhangana no ku bintu bitoya bidasaba guhangana. Lumumba yaravuze ngo nemera ko iterambere rya Afurika rimaze kugera ku rwego aho gukomeza kujya imbere ari inzira y'inzitane, gusubira inyuma bikaba ubugwari, naho kuguma aho tugeze bikaba nko kwiyahura. Ariko tugomba gushikama kuko abashaka kugera ku ntsinzi badacika intege, kandi n'abacitse intege badatsinda na rimwe. Yabishimangiye neza avuga ngo gusubira inyuma n'ubugwari kandi guhagarara no kwiyahura. Tugomba gukomeza umutsi, tugomba gutsimbarara, tugomba kwihangana kubera ko abatsinze ni bariya batigeze bamanika amaboko, ni bariya batigeze babivamo. Nta nkuru n'imwe uzumva y'umuntu wamanitse amaboko noneho ngo birangire yiswe umutsinzi. Yaranavuze ngo iyo nitegereje Afurika nibaza ibibazo byinshi. Akenshi nibajije uko byagenda Dr. Kwame Nkrumah na Patrice Lumumba baramutse bazutse bakibonera ibiri kuba. Akenshi nibajije uko byamera Nelson Madiba Mandela aramutse azutse akibonera ibiri kuba.
kubera ko icyo babona na Afurika aho Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo idatuje, hari intambara iriyo, kandi nyamara ntibiri ku rupapuro rwa mbere mu binyamakuru byacu, kubera ko nta bubasha dufite ku binyamakuru byacu n'itangazamakuru. Uyu mugabo yaravuze ngo ikintu cya mbere gikomeza gutindahaza Afurika ni uguhitamo abayobozi babi. Yabishimangiye neza agira ati, ndibuka umwanditsi witwa Chinua Achebe wigeze kwandika igitabo kivuga ku bukene bwugarije Afurika, uburyo buterwa n'abayobozi babi. Ibi yabivuze kera ariko ngo biryimwa amatwi. Ni ubuhamya yatangaga. Lumumba yaravuze ngo turi mu gihugu gikennye atari uko izuba rirasira iburengerazuba rikarengera iburasirazuba, ahubwo nuko twahisemo gusubira inyuma, tugenda ku muvuduko uri hejuru nk'abayobye. Ibi rero tugomba kubihindura, dukura amaboko mu mifuka tugatangira guharanira iterambere ry'igihugu cyacu. Yaranavuze ngo hari imvugo nziza dusigaye dufite ivuga ko kuba ufite ubumuga bidasobanuye ko udashoboye. Iyo ni imvugo nziza rwose, ariko ndagira ngo mbabwire ko iterambere ryacu ripimirwa ku buryo dufatamo abagabo n'abagore bacu bafite ubumuga. Uyu mugabo yaravuze ngo kuba mu bihugu bikennye ni ibintu biri mu mitekerereze, kandi igihe cyose tutarahindura imyumvire nk'abanyafurika, niharamuka habayeho isi ya 4, iya 5 ndetse n'iya 6, nayo tuzaba tuyirimo. Arandavuga ngo nzakomeza kuba umugaragu w'umutimanama wanjye, ndetse nzakomeza kuba intwari y'ukuri n'ubutabera. Ntugatume urusaku rw'imyumvire y'abandi ruganza ijwi ry'umutimanama wawe. Nta na rimwe umutimanama wawe ushobora kugutenguha, ahubwo akenshi dutenguha no kutumvira umutimanama wacu. Ba umugaragu w'umutimanama wawe. Mu magambo yose PLO Lumumba yavuze, reka nyasoreze kuri iri ngiri. Yaravuze ngo ubumenyi niwo muti wadufasha kugera ku iterambere. Ari n'amagambo meza cyane yavuzwe n'icyamamare PLO Lumumba. Iri jambo ryagucitse, reka duhurire kuri YouTube channel _TV. Yenda ukore subscribe tubana buri munsi mu ijambo ryahindura ubuzima. Ushobora no kunkurikirana ku mbuga nkoranyambaga kuri Instagram no kuri Twitter, aho hose nitwa Dashimo 250.